Reka nongere mbasuhuze kandi mbahe ikaze mwebwe mwese abakurikira ibiganiro bitandukanye n'amakuru atandukanye tugenda tubagezaho kuri uyu muyoboro. Nimugire amahoro aho muherereye mu bice bitandukanye by'uyu mubumbe, abari ku mugabane w'Uburayi, abari muri Aziya, abari ku mugabane wa Amerika, abari hano muri Canada. Ndabasuhuje mwese, ndasuhuza abari iwacu kandi ku mugabane wa Afurika, cyane cyane mu bihugu by'ibituranyi. Ubwo ndavuga nteri iwacu mu Rwanda, ariko njye no mu baturanyi hirya ho mu Burundi, muri Uganda, abari Kenya, abari Tanzania bankurikira. Nagiye mbona hari n'abantu bari Congo bajya bankurikira, abari South Africa, Zambia, abari Mozambique, abari Malawi, mu bihugu bitandukanye ntashoboye kurondora. Mwese ndabasuhuje, ndizera ko ubuzima burimo bugenda neza, mukomeje guhatana. Nkunda kubivuga ko ariko ubuzima bwubatse, ubuzima ni hasi hejuru, ntabwo ari umurongo ugororotse. Ariko kandi nkunda kuvuga ko igishoro gikomeye burya ni ukuba umuntu ari muzima, ni ukuba umuntu ariho. Nicyo ngenderaho. Uyu munsi ushobora kubona bitari kugenda, ariko ejo bikaba byakunda mu gihe ugihumeka. Nanjye nuko mbaho. Mpora nizeye ko bitari kugenda neza uyu munsi, ejo bishobora kwemera. Amakuru rero y'uyu munsi mbafitiye navuga ko ni amakuru ashingiye ku yindi porogaramu nshya twigeze kuyivugaho ubushize. Ni porogaramu bazafungura mu kwezi kwa gatatu. Ni porogaramu yitwa Home Care program. Iyi porogaramu yari isanzweho, nigeze kuyivugaho, yari isanzweho yitwa Home Child Care Provider and Home Support Worker Pilot. Mwumva ko zari kategori ebyiri, harimo ibya Child Care hakazamo n'ibya Home Support Worker. Ku bantu bashobora kutumva ibi bintu icyo bisobanuye neza, hano haba porogaramu zitwa niziba ari nk'iza leta, tuvuga ikintu bita Home Care. Iyo bavuze Home Care bivuze ko ni serivisi zitandukanye leta ibitanga, aho zisanga umuturage mu rugo rwe. Ni Home Care. Ni umuntu tuvuge urwaye uri ku miti runaka, abakozi baza kumuhera imiti mu rugo iwe hatagombye kuba ari ku bitaro. Iyo ni serivisi yitwa Home Care. Hakaba hari umuntu yenda uri iwe udashobora kwitegurira ibyo kurya se, udashobora kwiyambika, udashobora kwikarabya, hanyuma leta ikaba yatanga izo serivisi, nazo zirahari. Izo nazo tuzita Home Care. Abantu bakoramo rero benshi numva mukunda kuvuga caregiver. Hano tubyita nka aba health care aid ni urugero, cyangwa se aba home care attendant cyangwa support worker. Bikoreshwa mu buryo butandukanye, ariko mu by'ukuri niyo kategori yenda kugira ngo tubyoroshye tubyite home care cyangwa se tubyite caregiver kuko niryo jambo mukunda gukoresha. So caregiver ni uwo muntu ujya gutanga izo serivisi kuri uriya muntu udashoboye kuziha. Urugero, kumwibutsa gufata imiti, kumufasha se kwitegura mu gitondo akava mu buriri akambara agafata breakfast, kuza gusubiraho se nimugoroba ukajya kumufasha kwitegura kujya kuryama no gufata imiti ya nimugoroba no kurya. Byose ni serivisi nk'izo ngizo. So nuko ziba zimeze. Izo serivisi rero zirahari hano, zitangwa na leta ku ruhande rumwe, ariko ziba ziri limited, kuko leta ntabwo ishobora kuguha umuntu mwirirwana umunsi wose. Iguha umukozi yuri eligible, ikohereza umukozi uri buze mu gitondo bitewe n'ibyo ukeneye. Baba barabanje gukora inyigo bakareba ibyo bashobora kugufasha, kuza yenda kugufasha kwitegura kuba ready for the day, kuguha imiti ya mu gitondo, yenda no kugukora breakfast iyo babona bikenewe. Hanyuma umukozi akagenda ukirirwa mu rugo, hanyuma hakaza kuza undi nimugoroba aza kongera kugutegura ibya nimugoroba no kugufasha kwitegura kujya kuryama. Hari n'igihe hari n'abaza gukora saa sita, ubwo biterwa na needs z'umuntu. Nuko kuntu iyo porogaramu ikora. Urumva ko rero mu by'ukuri ari umuntu ukeneye ubufasha bwa buri kanya, ntabwo serivisi leta itanga ziba zihagije. Niyo mpamvu leta, federal government, izo zindi za provincial aho umuntu atuye, federal government ishyiraho n'aya mahirwe yo kuvuga ngo nimba ubishoboye ushobora guhayaringa umuntu uza akaba ari kumwe nawe akagufasha ayo masaha yose ashoboka, ukamuha akazi k'amasaha 8 cyangwa se 12 ku munsi, bitewe akagukorera ibyo ushaka gukorera byose mu rugo. Nizo porogaramu rero nuko zubatse.
urwo ni urugero rumwe. Tuvuge yari umuntu mukuru ukuze cyangwa se ari umuntu ufite ubumuga, hakaba hari famiye ishaka guhayaringa umuntu uzaza kujya bafasha ku buryo buhoraho bakamuha akazi. Ikindi ni abantu bafite abana. Urugero mukaba mufite abana batoya, bisa nkaho bigoranye kugira ngo ubiteho unashake n'ubuzima hano. Ngira ngo nagiye mbivugaho mu mavideo yabanje mbabwira iby'ubuzima bwo muri Canada. Ntabwo byoroshye ko hano ushobora kuba ufite abana batoya ngo ushake n'ubuzima, ushake amafaranga, ntibikunda, kuko hakenera kuba hari umuntu uri kumwe nabo mu rugo. Ntabwo hano haba abakozi. Bivuze ko nimba uri umuntu uri umusingo mama, umusingo dad, nimba nabo babaho, nuko mbona twe dukunda guhunga iyo byakomeye, usanga ari twe twagiye, abadamu basigara bakubitika bonyine. Umusingo mama ntabwo bishoboka ko ushobora gukora hano ufite abana batoya bagikeneye care. Ni impossible. Batangiye ishuri nabwo nabivuzeho, ntibishoboka kubera ko nta kazi kabaho gakorwa nyuma yuko abana bagiye ku ishuri ngo gasoze mbere yuko bataha, kuko umwana ugomba kumufasha kwitegura kujya ku ishuri, nimba se afata bisi, nimba uri bumujyane, kuko izo privilege ntabwo zihari ku bantu bose. Hari ibigo bimwe bitanga amabisi, ibindi bikaba bigusaba kujyana umwana ku ishuri, ukaza no kujya kumufata. Ntabwo umwana ashobora kuva ku ishuri wenyine. Hano bavuga ko mu by'ukuri umwana utaruza imyaka 12 ntabwo ashobora kwijyana ku ishuri, ntashobora kwikura ku ishuri. Ni ukuvuga ngo kuva ukimubyara kuzageza ku myaka 12 uba ukiri kuri struggle yo gukora izo responsibility. So bivuze ko rero mu by'ukuri bisa n'ibigoranye. Uri umuntu ufite ubushobozi, ukorera amafaranga atubutse, ushobora guhemba umuntu, ushobora kuza akagufasha, leta iba yarashyizeho ubu buryo ushobora kuba wabikora. Nibyo by'iyi porogaramu igiye kuzafungura. Hanyuma mu kwikora gutya ariko ni n'uburyo bwo guhesha abantu amahirwe yo kubona permanent residence muri Canada. Porogaramu yabanje ko yakoraga, warazaga ukaba utegetswe gukorera uwo muntu gusa waguhaye akazi, utemere gukora ahandi. Ariko ubu ngubu porogaramu nshya izafungura, bavuga ko umuntu azajya bashobora no gukorera abandi bantu cyangwa se ibindi bigo cyangwa izindi company ziri gutanga aka kazi part time cyangwa se full time ku masaha waba utari gukorera uriya muntu waguhaye akazi. Akandi karusho kuri iyi porogaramu nuko bavuga ko bazajya baguha permanent residence ukigera muri Canada. So ako ngako ni akarusho kubera ko mbere agomba kubanza ukaza ugakora, ukagira experience igihe runaka, amezi 6 ndibira amezi 3 nimba atari umwaka, ukabona gutangira process yo gusaba permanent residence. So iyi porogaramu yo rero uzajya uhagera muri Canada bahita baguha permanent residence. Mu by'ukuri nimba naguhaye akazi ukaba uje kunkorera, ni urugero nkaguha contract y'umwaka umwe, ni ukuvuga ko uramutse wabikunze uwo mwaka umwe ushobora gushira, nkaba nakongera undi ndamutse nkigukeneye, ariko ushobora no kwishakira kandi kazi, ukaba nyuma y'umwaka umwe ushobora kugenda ukajya gukora ahandi. Ariko no mu gihe turimo dukorana mu masaha utakoze, kuko leta isaba ko umuntu avuga amasaha umuntu azajya gukorera, iminsi y'ibiruhuko, ya minsi yawe wigengaho, ushobora kuba washaka ahandi hantu ujya gukubita ikiraka, ugakomeza ugakorera ayo mafaranga iyo umuntu adafite ibintu bimuboshye. Nuko porogaramu mu by'ukuri izaba imeze, navuga ko yoroshye kandi izafasha abantu bazagira amahirwe yo kuba baba approved kuri izi porogaramu. Requirement rero hari icyo bahinduye kuri requirement ku rurimi. Bazajya basaba ko uba ufite level 4 kuri cyo bita Canadian language benchmark. No kuvuga ko nimba wakoze ya test y'icyongereza nka IELTS, niyo nkunda kuvuga kubera ko niyo abantu benshi bakunda gukora. Ntekereza atari abantu benshi bakunda gukora iriya Twitter TOEFL, nimba ari TOEFL cyangwa izindi, abenshi ni bakunda gukora y'icyongereza. Ugomba kuba uri kuri level ya 4. Iyi level ya 4 mu by'ukuri ni ukuba mu kuvuga, mu kwandika, mu gusoma no kumva ugomba kuba utagize munsi ya 4, kuko hari aho wagize munsi ya 4 iyi level ntabwo wayigeraho. 4 n'igice ubu meetinga iyi level basaba. Ikindi ni ukuba ufite minimum of high school, ni ukuvuga ngo urahita wumva ko urakenera gukoresha equivalence ya education yawe kugira ngo barebe ko education wafashe ufite minimum ya high school ku rwego rwa Canada. Ikindi ni ukuba ufite recent cyangwa relevant work experience. Ni ukuvuga ko ugomba kuba ufite experience muri ibi bintu byo kwita ku bantu, kwita ku bana, bitewe naho waba wabonye akazi. Mu by'ukuri urugero ari kwita ku bana, njya ntekereza ko abarimu bigisha zire experience ntekereza mwazikoresha kuko zijyanye no kwita ku bana. Iyo ni experience.
uri umuntu wo kwa muganga, abantu bo kwa muganga buriya ushobora kubona umuntu waguha akazi nko kuri caregiver, cyane cyane hari nk'igihe nk'imiryango igira ingorane zo kuba bafite yenda nk'umuntu ufite ibibazo by'uburwayi, ibibazo by'ubumuga se, bituma umuntu akenera care ihoraho, akenera serivisi zo kumufasha zihoraho. Umuntu w'umuganga, umuntu w'umunasi, umuntu ukora mu bintu bya sante, ibyo bintu abashobora kubikora byoroshye, kandi iba ari opportunity nyine yo kugira ngo unahagere uzabone permanent residence, hanyuma ushobora no kwishakira akandi kazi. Hanyuma rero icyanyuma muri requirements zihari for now ni ukuba ufite job offer kandi ya full time. Ni ukuvuga ngo nimba umuntu agwaye contract igomba kuba ari full time. Full time ubundi babara ko kuva ku masaha 35 cyangwa 32 kuzamura ishobora kubarwa nka full time mu cyumweru. Reka nze mbarebere neza nko mu ntara imwe kugira ngo mbahe amakuru afatika. So ndabona babara amasaha 40, so ni amasaha 8 ku munsi, iminsi 5. Iyo ni full time mu cyumweru. Ushobora no kuba ukora amasaha 12 ugakora yenda iminsi 4, waba wayarengeje 3 se 4 gutyo 3-4. So umuntu yaguhaye job offer imeze gutyo mu by'ukuri yaba imitinga izi requirement leta irimo isaba. So aya niyo makuru ahari kugeza ubu. Amakuru rero arambuye maybe no kudutangariza igihe abantu bashobora gutangira gutanga ama application ni tariki 31 z'ukwezi kwa gatatu. 31 kambarebere neza. Yes, 31 z'ukwezi kwa gatatu niho bazatanga detaye kuri iyi porogaramu, bakanatubwira niho bazayifungura. Ubwo bazahita bashyiraho yenda n'igihe cyo gutangira ama application uko kizagenda. Iyi porogaramu rero nimba uri umuntu uri muri Canada, kaba ufite muri famille gifite abana batoya, mukaba mwinjiza amafaranga ibihumbi bingahe ntago nibuka neza, ariko banza ari nk'ibihumbi biri munsi y'150 kuri porogaramu yashize nibyo bavugaga. Mwinjiza amafaranga ari munsi y'ibihumbi 150 ku mwaka, mushobora kuba eligible yo guhayaringa umuntu, ariko bivuze ko kameme ngomba kuba muhagaze ku buryo ushobora kwishyura uriya mukozi. Amafaranga umuhemba agomba kuba atari munsi ya minimum wage ya province uherereyemo. Nimba province yawe iri kuri 15 n'urugero, ntekereza nibura ushobora kuba utamuhemba amafaranga ari munsi ya 17 ku isaha nka requirement, kubera ko bivuze ko na hano mu gihugu hari igihe ushobora kubona ko umuntu mu gihugu ushobora guha ako kazi n'ubundi, niko mbitekereza. Ariko ubu ni uburyo bwo kugira ngo bazane n'abanyamahanga bongera abantu mu gihugu. Mu by'ukuri ugomba kuba utamuhemba amafaranga makeya, donc amafaranga atamubesha urabyumva ko ntiwamuhemba yari munsi ya minimum wage, ibyo ntibishoboka. So kuri minimum wage rero ukarenzaho akantu gatoya. Nuko mbitekereza ashobora kuba yenda hari amakuru arambuye bazatubwira nibamara kuyironcinga neza. Ubwo rero uri muri Canada umva ushobora kuba wazahemba undi mukozi, iyi no opportunity ishobora kugufasha kundi umuntu wawe wujuje ibyangombwa ko muri famille ashobora kuba eligible, ukaba wamuzana muri ubu buryo. Ntabwo bivuze ko ugomba guhayaringa undi muntu wo hanze, n'umuntu wo mu muryango wawe, umuvandimwe, umuntu mufitanye isano akaba yujuje biriya byangombwa basaba, nawe ushobora kumuha akazi. Kuko icyo ukora ni ugukora contract. Nanjye narayikoze contract, nabaye nyibitseho kugira ngo nzarebe nimba hari uwo nzaha akazi hanyuma turebe ko leta izabyemera. So contract ukayuzuza, iriho online, yenda ndareba nima nzashobora kuyibasangiza format, nima nzashobora kuyibasangiza kugira ngo muyinyuremo murebe abantu bumva bashobora kugerageza amahirwe. So nubundi buryo rero imiryango iri hano ifite abana batoya cyangwa se ifite abantu bakuze bitaho, mudashaka kujyana mu
mu bigo byita ku bantu bya leta, ni urugero, mukaba mushaka gukomeza kwifashiriza umuntu wanyu mu rugo, mukaba mufite umwana ufite ibibazo se, mukaba mufite abana batoya bakeneye keya kandi namwe mukeneye kujya gushaka amafaranga, mu by'ukuri ubu ni uburyo bwiza mushobora gukoresha, ukaba waha umuntu mwene wanyu amahirwe yo kuza akagera muri Canada, akaba yagukorera umwaka umwe ku ma contract y'umwaka, nimba ari byo leta isaba minimum cyangwa se imyaka 2, hanyuma yamara kumenyera akishakishiriza indi mibereho. Hanyuma barateganya kwigira porogaramu izahoraho, hanyuma ikindi gihe cy'undi mwaka nabwo ukaba wakongera ukageragereza undi mu gihe leta yabyemera. So icyo ukora rero wuzuza iyi contract, hanyuma ntekereza undi nawe ushaka guhakaza agomba gutanga ibyo byangombwa bisabwa, bazaba bashyizeho link abantu banyuraho batanga ama application. So amakuru arambuye rero tuzayabagezaho, ubu kwaro kubabwira kugira ngo mube mwitegura. Nimba ufite umuntu wumva ushaka kuzageragereza, ukaba uri umuntu ufite abana, ukaba uri umuntu ufite umuntu mukuru ubona ukeneye help, mwibuke ko bisaba kuzabisobanura ukerekana impamvu ukeneye umuntu uzagufasha, bakakubaza uko wabigenzaga mbere utaramubona, ibintu nk'ibyo ugomba kuba witeguye. Uwo muntu akitegura, agakora language test, mugakoresha equivalence, mukaba muyicaranye, hanyuma contract nawe ukaba uyikoze, ukaba uyicaranye, bakazafungura tukazabona amakuru, namwe muhita mugerageza mukajya mu ba mbere. Ndumva rero ari ibyo amakuru nuko ahagaze, ntabwo uri bubazeho ibibazo bitandukanye ndi bushobore kubisubiza kuko amakuru ahari nayo ngayo. Izo requirement nababwiye nizo, ushobora kuba eligible namuvuze ibyo agomba kuba yujuje, hanyuma ushobora guharinga umuntu muziranye, umuntu wo muri famille apfa kuba yujuje biriya byangombwa, cyangwa undi muntu wese. Izo no opportunity zihari. Reka dutegereze itariki 31 z'ukwezi kwa 3 tuzagira tubasangize amakuru azabagezweho icyo gihe. Mukomeze mugubwe neza kandi muhahe muronke ubuzima buzira umuze, nibwo nkomeza kubifuriza hamwe n'imiryango yanyu. Turi kumwe naho utaha. Ciao ciao.